niba ari amagambo nabwiwe ndimo kubyara yo ndi kubyara nabwiwe amagambo yayandi ashobora gutuma uhita ujya nko muri koma oya nindabikubwiraga uzi kuba urimo kubyara bakakubwira ati wowe n'umwana nta mahirwe mufite 99% situation urimo umwana na mama we ntago babaho oya mu izina rya Yesu kumva ari muganga ari abaganga se cyangwa cyangwa n'abantu bakubwiraga noneho umwana aje amaze kuza bagahita babwira ati nta mahirwe y'umwana afite yo kubaho uri kumva ukira ureka kubaza niyo yabaho umva akongera kandi kantu nanabaho ari bugire ikibazo ngiye baramwe mutavuga nta kibazo ari bugire nyuma yo kubyara ikintu nize namenye meaning y'urukundo ukimara kubyara uwo mwanya sinzi ukuntu bigenda hagati yawe n'umwana urukundo ruba ruhari n'ubwa mbere nari ndwumvise ndavuga burya uru ni rwo rukundo uhita nahise menya urukundo icyo ari cyo ikindi nitamenya akamaro ko umubyeyi w'umumama icyo ari cyo bitavuga ni kumbe abamama ba mama batubyaye nuko nguko byari bimeze nuko nguko biba bimeze bitavuga ni umubyeyi ahari hose yubaho uko yaba ameze uko ariko kose yaba ari umunyamafuti yaba atari umunyamafuti ariko kuba yarabyaye agashyira umwana ku isi akamurera yubahwe rwose yubahwe ibyo bintu bibiri narabyize kumenya urukundo icyo ari cyo no kumenya kubaha umubyeyi kumenya agaciro k'umubyeyi ibyo bintu bibiri ngiye mu bitaro dore umugabo ntabyo yari azi narahindukiye yahungiza ukuri narahindukiye igise kimaze kumfata hari nijoro ndangije turi gusohoka ngenda ndeba aranicaye mu modoka ngenda ndeba igipangu ngenda ndeba inzu ngenda ndeba Yesu wenda avuga amana umuganda avuga amana uzambe ibi bintu kongera kubibona nzagaruke hano ndi muzima n'umwana uzi ko uba wumva neza wasi uzi ko hari igihe Satani asanga ababyeyi batwite akabaganiza akabwira tuzapfa asijura uravuga ngo uko hari igihe uzi ko amajwi ya Satani agenda akaba menshi usanzwe Satani ntagakunda urugo noneho urugo rurimo umwana iyo agize ibyago akabona umwana mu nda agiyemo yego akora icyo bita kurwana kuva utangira gutwita avuga murapfa kuki amajwi aza ari menshi ni umwuka w'Imana aza ari menshi cyane ayo majwi aba ariho urupfu byo ruba ruhari ngewe nyitwita umwana umufite wa kabiri yitwa Irisa Imana Irisa nyimutwita uko nasengaga ijwi ryarazaga ngo nguhaye ubuzima uko nsenze nguhaye ubuzima none bigeze ndavuga ni ibisanzwe n'ubundi turabizi ko umugore utwite abari hagati y'urupfu no gukira buriya ni ibisanzwe ariko nabibonye ku muntu utawanyuma situation nagiyemo nahise mbibona impamvu yambwiraga ngo impaye ubuzima impaye kubaho n'umwari muhaye kubaho none ibintu byambayeho ndimo kwitegura kumwe urimo urategura icyumba cy'umwana ndi hafi kubyara nafashe ishuka y'umweru byagize ndayifata ndayihisha nari naraguze amashuka y'umweru noneho uko nayibonaga nahitaga nyibona bayinyorosheho napfuye dore nuko ujye ubibona nuko bibaho njye nabonaga sirike nayigiyemo uburyo bazabashingura uburyo bazajya nkabireba uburyo bazajya babikora bavuga ko Satani we uri umugome Satani uri umugome biba biriho aho umwana abona kugira ngo bisengere biveho biba biriho buriya nubwo bavuga ngo turera abana tubarerana na ba papa babo ukuri rwose cyo koza ubuzima babayeho ni no stress rero utavuze ngo ibintu by'urabishyira ku murongo bo baba bitekerereza iterambere ry'urugo yego noneho ubwo bisaba ngo ibindi byose ubimutekerereze
kandi wowe wumva nta n'ikibazo kirimo nta n'icyo bimubwira n'ikibazo kirimo pe utavuze ngo uyu munsi urambariza inkweto ejo uzambariza ibyo nawuze nkubwira icyo asanze kiba kirimo pe cyari bwifatire muraho meze neza The Blessing Show meze mute uyu munsi rero nifuje gukora part 2 ya nyuma y'uko abantu benshi babinsabye nifuje gukora part 2 ya urugendo rwo hanyuma yo kubyara so nizere ko muza kubana natwe uyu munsi hari umubyeyi tugiye gusura maze igihe abyaye agiye kutuganiriza tubwireho ubuhamya bwe atubwire how is it mera gute bigenda gute ni part 2 ndabahaho n'ibindi byanjye gatoya so abantu bose baba The Blessing Show ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe so mugendane nanjye mubane nanjye ikiganiro mu cyumve special abantu baba mama mu cyumve cyane kubera ko we have a lot of things to talk we have a lot of things kujya kuvuga zo gusharinga kubera ko tuzi neza yuko tugira utuntu twinshi cyane special ku bantu bamaze kubyara so tugiye kumusura uyu mubyeyi hanyuma uze kubana natwe please don't forget to subscribe and comment and share kugira ngo abantu bose babashe gusobanukirwa babashe kuba free babashe kuganiriza n'abandi n'utaranabijyamo uzabimenye nawe umenye ibyo ugiyemo so God bless you bye bye now we are going to we are back nkuko nari maze kubibabwira twasuye Mimi twamusuye nk'umudamu tugiye gukora part 2 ubushize twakoze urugendo rwo kubyara nyuma y'umuntu amaze kubyara y'umubyeyi amaze kubyara ahura na challenge nyinshi ahura n'utuntu twinshi usa nkaho hari akantu kavuye mu mutwe w'ukuntu hari ukuntu ugenda utuzuye ariko dushaka gusharinga iyo testimony gatoya ari nsikange wahuye nabyo gusa ariko nasanze ari urwa bose ari urwa bose so Mimi umeze ute ndashima Imana urakomeye okay bwira abantu batakuzi basi kuvuga Mimi bashaka kuba batakuzi suza abantu ba The Blessing Show basi The Blessing Show ndabasuje shalom shalom okay umeze neza n'umwana ameze neza mu rugo ameze neza ya nukuri turashima Imana uko biri uko biri ko na stress ngobonaho ko na stress ndi kukubonaho ufite furusheri yes nukubera Imana nukubera Imana ukubona ujagaraye bavuga ko abantu bamaze kubyara nta kintu babitaho mu buzima nta kintu buriho nta kintu witaho nta n'umuntu ukubwira ngo wumve umeze nk'umuntu like kiretse Imana yonyine sinzi ukuntu biba bimeze ariko iyo umuntu amaze kubyara mu mutwe abana akajagari Yesu we Mana ababyeyi bubahwe reka nkubwize harimo akajagari kenshi cyane kenshi ubu se wari watangira gusohoka like mu mapate mu maki rero amapate yo n'ubundi kuva kera ntabwo nyakunda n'amakwe ushobora kubyuka napanze kujya mu kirori runaka n'umwenda nawe uteye pasi namanitse hari karangira ubivuyemo so kuri wowe ntabwo uratangira gusohoka nubwo utabikunda uko nafite imbaraga ariko sinatangiye gusubira mu kazi imihanda wisubiyemo no bwa mbere abantu barambonye batangira kunyandikira ngo none se ngo warakomeye se gukomera ni ibiki ndavuga ni gukomera ngiye nkora nkomeye ubundi se wakomeye ubundi bebe afite ameza ngaye haryo abiri oya nawe warakomeye cyane reka nkubwire Mimi reka nkubwize ukuri ku mezi 3 nafashe reka mbagore testimony yanjye nafashe urugendo mu rugo sinzi ibintu byari biri kubura numvaga nkomeye pe nkuko wumva ukomeye wenda ushobora kuva hano ukagenda mu maduka ku kazi ukagaruka sibyo noneho hari ahantu ku gasantre ndagenda njya guhaha ibintu byo mu rugo bitari bihari tugenda n'umukozi nari mfite nta niki ndavuga reka ngende sigo uwo mwana njye kumuhahira hari ahantu nko kuva hano se umuntu akajyayo harimo akagendo pe
noneho ndavuga ndakomeye numva nkomeye pe ku meza yanjye 3 ubu ukomeye byahe ndagenda sheri wanjye naragiye ngezeyo ndimo kugaruka ngeze mu nzira hagati numva hano mu mugongo haratarutse ye baba we numva umwuka urabuze nikoreye ibintu ndavuga haya faya ndapfuye rero mpiye mu muhanda nafite umuntu uri bunerure nafite umuntu uri buntware nafite kwa izuba hari izuba ryaka byahatari ndavuga reka nihangane basi ndeke guseba ndakomeza ndasunika ndagenda harazamuka ndagenda umwuka ugeraho numva uri kugenda gake uri kugenda ushira ukuri kw'Imana ni kwise ku gipangu narwanye intambara ndarwana ndagenda ageze ku gipangu nakubise sone ndayinje ndamanuka neza reka nkubwize ukuri ndavuga ni burya buri ushobora kuba umuntu atarakomera sigaye nekereza ibintu by'ababyeyi nkumva nafata abagabo abatsindagiramo gukunda abagore babo bakaba rwego sibyo bakabashyirira intebe hariya bakareba gufata ibintu simple umugore mwiza uziko ibintu bifata simple ngiye hari igihe nsigaye nicara nkavuga mana kuki mama atakiriho ngo njye ngenda mwoza ibirenge mubwire mama warakoze kumbyara warakoze kundera kuko reka hari akantu kambayeho wenda mbe ntarutseho ku bindi bya bindi uba uzi ko ufite imbaraga kandi nazo bya bindi by'abagore bishingana mu rugo noneho akenshi twebwe nijoro dukoresha ibintu bijyanye n'amasarade wenda n'ikindi ku ruhande noneho umaze kubyara nkabona nyine ningi wundi uyikora kuko urabizi salade iyo utayikoze washyizemo isuku akenshi ushobora gutera ikibazo rero ibintu bijyanye na salade ningi yabikoraga noneho urumva narabyaye ntabyo nakora kandi ubwo urumva n'ukwezi kwari kutaragera amaze kubyara nanjye ndavuga rero umuryango urimo urarya nabi ndavuga reka ngende gukorera salade kwa kundi uba wumva ukomeye ariko abagore bubakwe nifite n'umuntu wari uri kunindira iki yabonaga ibintu nkora akanyihorera urumva ndakuziye nimugoroba rwose ngo ngiye gutanga keke ndaje mukoreye salade ndayikoze neza ndateguye ninjoro ndyamye naryamye ntago naryamye umugongo warandiye nkajya mukoraho ngo numve ko nyiwufite kumva rusa naho utariwe namaze nk'icyumweru cyose ndwaye umugongo muri rwa rwego umugongo ukurya ukajya uryama ugaramye ukavuga uti basi reka nsinzirire ndebe ko ibitotsi biza kuza umugongo urakurya ugahita uva ni ukuri pe ukibaza ibi n'ibiki biri kumbaho nimba hari aho bihurira simbizi pe birahahurira biteye ubwoba rero umubyeyi arabyara akumva ko afite imbaraga ariko mu by'ukuri imbaraga zo ntazo umuntu aba afite noneho ngiye nkimara kubyara I think nahise ngira depression warayigize nawe give us the testimony Imana nagize najyaga mbivuga abantu akambwira ngo ntabwo bitera depression ko ariyo bahita nangira gusenga ariko niba ari amagambo nabwiwe ndimo kubyara ndi kubyara nabwiwe amagambo yayandi ashobora gutuma uhita ujya nko muri koma ndabikubwiraga uzi kuba urimo kubyara bakakubwira ati wowe n'umwana nta mahirwe mufite 99% situation urimo umwana na mama we ntago babaho oya mu izina rya Yesu kumva ari muganga ari abaganga se cyangwa ariko cyangwa n'abantu bakubwiraga noneho umwana aje amaze kuza bagahita bakubwira ati nta mahirwe y'umwana afite yo kubaho uri kumva ukiraho reka kubaza niyo yabaho umva akongera kandi kantu nanabaho ari bugire ikibazo ngiye baramwe mutavuga nta kibazo ari bugire none uri kumva kuba uri muri izo situation barimo kukubwira ayo magambo noneho ahandi uva baba barimo uva ukagenda mu cyumba cyawe I think ahandi bahara amasaha ugomba kumara utarajya hahandi abantu baba bari abantu bawe mu cyumba cyawe kugira ngo ubanze uruke n'ikinya kikuvemo byose none ngewe navuye muri salle dope bahita bampereza abantu banjye
urumva none aya magambo yose nabwiwe none nanjye ntangira kuvuga umuntu twari turi kumwe ntago urumva we abyara adakorewe cesarienne ntabwo azi yuko hari amasaha runaka bakubwira ngo uceceke ntuvuge unyeganyege kuryama umeze gutya none abaganga ntabyo bakubwira nisu nawe utangira kuvuga ese wabimenye ntangira gutanga amakuru urabeshya byagenze gutya nkimara kugerayo bigenda gutya ndavuga ko kudashira ubwo navuze ikinya kitarashiramo kumva noneho nkomeza kuvuga nayo yabaye hari n'umuntu wagira ngo mbese nari ndimo kuvuga ibyo nta wundi muntu uhari ndimo kubwira umuganga wari undwaje urumva njye muganga nta wari uhari bahita kujyana mu cyumba cyanjye uri kumva ndavuga ariko nari mfite imbaraga sizaro nari nazikuye noneho kwa kundi iyo hari amasaha batanga bakakuzanira agapotaje bakanzaniye umuntu undwaza asohotse ubundi barakubwira ngo uyinywa uryamye unywesha akayiko bamaze kuyiterekaho ndakubyukira inshinze inkokora ndayifashe ndanyweye yesu we ibyo ntibivuyeho sinzi nimba ari nitoroma hari umuntu aba yagize mu bintu aba ari gucamo hagira igihe cy'uko bajya kugukarabya noneho hari ibintu byaje nge ntabwo nabikunze ahantu nari ndwariye hari abantu baba bashinzwe kubakarabya none ndaje ndabwira none se ntabwo ngiye umurwaza wanjye yankarabya ngo ntabwo byemewe kubaduhana ndaje ndavuga ngewe umuntu ntazi rubanda ajya kunjyaho ngo ankarabye nabwiye nuko ukuntu bimeze sawa turi muri douche ndabwo wowe ujye umereza iyo gani hanagure niwe gusa ucunganwe nuko ntari bwikubite hasi nari ifite imbaraga nazanunakuye ariko ndabyibuka imbaraga Imana yari yambwiye ko izama imbaraga nkayoberwa izo mbaraga iri kumbwira izo arizo noneho ndihanagura nabwo we gusa ucunganwe nuko ntari bugire isereri nkikubita hasi ndangije kwihanagura ndagenda ndaryama maze kuryama biba ngombwa nuko kunjya kureba umwana banzanira akagare ndabwira ntago njya mu kagare bagufite imbaraga zivuye mfite imbaraga nanjye nazanunakuye ndabwira ni ukuri ntako ndi bugendemo ibaza umuntu bakoreye cesarienne uwo munsi tugiye muri douche ndihanaguye bazanye akagare ngo njye kureba umwana numva afite imbaraga ndatembera rwose n'ubugabo turagenda njya kureba umwana ariko ubwo kumva ubwo ndi muri ibyo nubwo mfite imbaraga ndi kwiyica ntabizi uri kwiyica utabizi inshuti yanjye ndangije birarangira ibyo ngibyo byose ndabyikorera birarangira noneho kubera kwa kuntu navuze nkiri mu kinya na kwa kuntu nikoreye ibyo bintu byose nakurwariye umutwe warandyaga ukamanuka ukaza ugafata warandyaga nkumva nashyira uruhi ku munwa nkavuza ukandya handi warandyaga kunyeganyega simbishobore nkahita ngumaho ndi bakama ikinini nkakinywa ndahondi kugeza umutwe ukize warandyaga simbashe kunyeganyega urumva ibyo byose nakoraga nzi ko mfite imbaraga mu by'ukuri nari nzifite ariko nari ndimo kwiyica rero iyo uri kumwe nyine n'umuntu utabizi nawe ntabwo apfa ahubwo se muganga kuki atabizi ese nyine abaganga kuki batakubwira ati ntabwo wemerewe kuvuga aya masaha atarashira ntabwo wemerewe kweguka aya masaha atarashira noneho ngo burya ngo unaryama ngo ugaramye ntabwo uba wemerewe kuryama nyine yindi position njye nawe niryamiriye urubavu ndi gutanga amakuru ngo yiko sinarya Yesu mpfa njyewe namye nikubita hasi ariko buriya njyewe nikubise hasi barambwiye ngo njye koga numva ndakomeye kwakunda ariko hari ukuntu ababyeyi biyumva imbaraga koko uzifite muri wowe ariko mu by'ukuri kumbe nta ziba zihari sinzi ukuntu tuba tumeze muri twebwe ni ukuri pe muri ababyeyi bubahwe n'ibifaru ukumva uracyafite imbaraga naragiye disi barambwira ngo ngiye kunda ndigendesha rwose kuri wanjye yari ahari turagenda rwose numva ndi strong ndagenda ageze muri dushanga dusharimo undi ngo hagarara dutegereze Yesu we ngo hagarara dutegereze ukuri kose nagiye kubona mbona narahagaze hashize akanya nta nubwo nagize navuze ndi kubona ibintu biri kugenda narangije kurivuga ntamanutse
induru ziravuga bahita baza kumfata mva ndongera nsubira ububisi nagaruye ubwenge nisanga ku gitanda bavuga ngo kuki mwamwemereye kugenda batakaje amaraso menshi kandi koko umubyeyi aba yatakaje amaraso menshi nubwo uba wagarutse ubumuntu n'umugongo Yesu we uba washize nubwo wagaruye bwabo umuntu n'imbaraga ariko nta kintu kiba kirimo pe ariko hari n'abakubwira ati ngewe namaze kubyara no kugira ngo umanure ukuguru ushyire hasi nambara inkweto ujye kuri toilette binsaba nk'ibyumweru nka 2 n'abantu bo rero uzibura akabimenya akiryamira naho wowe uzifite urazikoresha kandi uri gukoresha wa mubiri wamaze ikisensegeri bigatuma bigutera ikibazo gihoraho kuko umuntu ashobora kurwara umugongo bihoraho kubera ikintu washizemo umva ko ufite imbaraga sinzi wenda igihe kigena wenda bavuge ngo umubyeyi ashobora gukomera mu gihe kingana gutya wenda mu mezi 4 aba yakomeye kuryo yakora imirimo mu mezi 6 umwaka nibura yego kubijara gukora ikintu cy'ingufu nabwo kuwagize gute kuwabyaye adakorewe cesarienne nibura oya ndakwinginze twaba twarisha amategeko y'abantu bagenga ababyara ibyo mbwira ngo uretse Imana iyo nyine ivuga iti hagati y'umwaka nguhaye umugongo n'ubukomere usubira umugongo naho ubundi idukora amafuti dukora nyine ibintu natwe nago tuba tubizi ariko ntago warenganya umubyeyi kubera yuko rano ku rundi ruhande hari igihe mimi ushobora kuba uri muri situation gusaba kwikorera ibintu no nako hakundi ababyeyi tuba mu rugo tuzi kwinshingano ari zacu uzi ko uburyamye ukumva ugize akajagari mu mutwe ukavuga uti sunu n'igikoni iki umuntu kirasagite none ariko bakobwiye ngo haje abashitsi tubyo kubunda abantu basura ababyeyi bagiye gitara ngo haje abashitsi urajagarara barakubwiye ngiye nibwirira abantu akantu gato bajye bihangana ngiye kwisabira abantu urakoze kuzana icyo kiganiro Yesu hari ibintu bibiri ngiye maze kujya mvuga ndavuga ariko se ibi bintu kuki abanyarwanda batabyitaho icyambere umuntu namara gukora ubukwe umuntu akoze ubukwe urabizi ukuntu gutegura ubukwe birushye yego ageze igihe cyo kwitegurana hani iminsi 3 irashira nibura urugo agezemo rushya ategure n'ibintu muzu abishyireho neza ngo turabasuye uhise utangira kurwana no kujya kwakira abashyitsi uzi amafaranga atakaraho ngaho utuntu dushiye dushindira kuvuga ati we hano harasa nabi hano harasa nabi pressure ibintu urabishyira ku murongo ni muri ruhukira ngo turabasuye mujye mwihangana namara gukora ubukwe nibura amezi 1 2 3 nibura aho ngaho umuntu abamaze kugera mu rugo amarido yarashyizeho neza n'ukuri bajye yararuhutse we n'umugabo baranaruhutse abashitsi ni beza pe umuntu arabyaye Yesu umwami Imana hani cyumweru kirashira we ngo turabasuye ngiye sinkubeshye sigaye bashaka kubaho nashimisha abantu cyane kurusha by'abantu benshi babimbwira arabwiye we muretse mbanze nduhuke ntabwo ndatangira kwakira ese umuntu aritonda ko nkamagara nyuma y'cyumweru ngo nje kugusura icyumweru nacyo kitara nyuma y'iminsi 2 yo kuva ko wabyaye abashyitsi ni beza ariko please let's reka rwose tugerageza tugire umuco abashyitsi ni umugisha pe ariko nawe ujye ubaza utekereze uje umukuri sayidi vuga uti subu ari ngewe nabameze gutya nabyaye umunsi nyuma y'icyumweru cyangwa iminsi 2 3 njya gusura uyu muntu ese arabasha guhaguruka ese arabasha guhaguruka ngo yitegure abashyitsi mujye mureka ababyeyi babanze baruhuke bave ku kiriri imigongo ikomere umwana akungure umuntu afata imbaraga none abone gutangira kwakira abashyitsi uzi ko abashyitsi erega abashyitsi ni ikintu kiba gikomeye akuzi kwitegura umushyitsi uzi ko ari ikintu gikomera abantu bagira ngo ni ibintu bupfa ngo yango nupfe ngo ndahitanze ndahitanze ntiwigore no mu mutwe w'umuntu iyo umubwiye ngo uraye ahita atangira gutekereza abashyitsi ndabakirikiza iki ndagirane wumva wasaze mu gikoni harasa guteye ibi ngibi utangira kujabuka mu mutwe none uhita utangira kwibaza kuko urabona abantu badufasha akazi ko mu rugo ni ukuri bagira akazi kenshi kujya rero kumubwira ngo akore akana gafinyore niyo uzi icyo kirahure aracyoza najya kujyanagura intoki zibe zirimo none ujya kwakira umushyitsi ujye kumuha ikirahure asanga harimo intoki bagateye kwa kana kabagira umwana none bisaba ngo nimba ufite umukozi ufite abo bakozi ufite n'abashyitsi hari ibyo uri byo gukontorora cyane pe mbere ko bigera
mu bashyitsi mbere y'uko uzana ibirahure mbere y'uko uzana amasahani hari ibyo ushobora kuzana isahani ugasanga hariho amakashi y'igitoki ahubwo se n'ibyo bisaba ngo bitekwe uhari nawe uteke urumva ya pressure rero na wa mwana umugongo urawukoresha ukarwara stress abashyitsi uzi ko bamara kugenda ukicara ukarira ngo iki n'ibito tukayibura kubera umunaniro ukicara ukarira ukavuga n'ibiki bibaye bigenze gute abashyitsi beza n'ukuri turabakunda ariko mwihangane mugire ikinyabupfura pe umubyeyi nibabyaye mumuhe igihe pe abanza aruhuke mwimijagaraza ngiye kuri Diane byambayeho noneho reka mvuga kandi kanajamana kandi najana mu kiganza ko nibwitonde ariko bigira nta kibazo ukabo noneho hari anari ifite umukozi byagizaho hari ukuntu nyine witegura abashyitsi yego juri ukirirwa uri gushyashyana ngo uri guteka mfite abashyitsi nibaza umuntu ujya gusura umuntu wabyaye akagena imbokoboko oya se ntabwo bibaho byambayeho inshuro ebyiri noneho bigezaho ikindi gihe mfite abashyitsi umukozi afunga igikoni ngumva ngo ntabwo ngende buteke ndabwo suravuga iki kwitegura abashyitsi ngo uragenda ukajya mu gikoni ngo ukirirwa uvunika ngo utekeye abantu ngo barangiza ngo bakaza nta kintu bazanye ndavuga none se nyine uguza nta kintu azanye ni ku bwenge bw'ibumubwira ariko ndi bukora icyo bita yaranze burundu ubu ufite umuntu umumaranye igihe aba yarabaye nk'umwana mu rugo yaranze igikoni aragifunga avuga ati ntabwo turi buteke mama yake iyo ugiye gusura umubyeyi wabyaye pe ugahaguruka ngo ugiye gusura umubyeyi wabyaye ukagenda imbokoboko uretse no kuvuga ngo umubyeyi wabyaye kujya gusura abantu mu muco kugenda imbokoboko ntago bibaho hari abantu bazi gusenga basaba imigisha ariko batazi gushaka umugisha icyo aricyo niyo yaba ari paki y'umugati niyo yaba ari litiro y'amata ukagenda ahita avuga turakoze Imana akaguhesha umugisha noneho rero ukajya kubona ukabona umuntu noneho tureke no kuvuga ngo aragusuye agusuye yego araje warushye washashanye waje nta kinazanye ni ukuri abantu mana bashyitsi ni ukuri ni beza ariko mana ni umugisha turanabakora ntabwo tuvuze ngo mureke gusura ababyeyi pe mubasura ariko mureke hagire utuntu tujya tureka gukora pe tutureke kubera yuko mana ababyeyi babyaye bafite ibibazo byinshi mu mutwe wabo pe ureke nk'amezi 2-3 bajye bihangana rwose ni ukuri kose pe kubera yuko hari igihe umuntu ashobora guterwa n'iyo depression n'abashyitsi ahubwo ngewe nk'ubwanjye nuko nabivuze nagize depression kubera ko hari haje abashyitsi ndi mu nzu njyenyine nta muntu mpamagara ngo anyumve ntaki ariko nabonye cya kiganiro ariko reka akabagabo muri abana beza si abana beza ni abana beza ahubwo sinzi ikibazo baba bafite mu mutwe ni no stress ni nk'abana mu mutwe simbizi uzi ko ari wa muntu ushobora kureba avuga ati unananiwe ahubwo atari ko se wanzaniye n'iki ngiki waje ugakora kino yakikubwira nyine aba yumva hari nyine niko baremwe ntago bagira stress niyo mpamvu n'urugo Imana yaremye ngo umugore aba ari we umanaginga buri kimwe cyose kuko uzareba umugabo utamubaye hafi ashobora no kwiyambarira imyenda akajya asubiramo imwe kandi afite imyenda myinshi ariko uwasanze hafi niwo yifatira n'umugore sibyo ni uko rero rwose ariko bajye bihangana nabo bagira uturimo bakora mu gihe cy'ababyeyi ukinira umujinya umwana amara gukura nibo ba mbere benjoyinga sibyo urakoze barenjoyinga koko twagiye twambaye n'umutwara n'umukoreho nyina ntabwo aba akiri uwe n'umukoreho kavuga ni yesu we ngiye mbibona kuri Diane oya niko kuri uyu muto niko kuri ubu namara gukura nyine bazajya baguta mu rugo bajye gutembera enjoyinge aramwenjoyinga ukumva avuga ati ari uruhinja kutamenya abajyanye umwana mukuru ashobora kumubwira ngo icara no bibi akabyumva ariko uruhinja hariho n'uvuga ati rwose guterura abana bato rwose ntabwo ari ibintu byanjye maze azana bimwe bita kuboga amata hano agahita aguhamagara none ngewe yamamaga bitabwa wamanaguye ukabona nyine yabuze ahantu afata yabuze uko agira ariko wenda niko bateye muri kamere zabo ariko
hari ibintu baba bagomba guhinduramo duto cyane cyane gufasha ababyeyi cyane. cyokoze kuri Giyani yarwaye icyo mu nda akajya arira icyo gihe sinkubeshye nararyamaga nkakata igitotsi akarara yicaye cyokoza disi icyo ngicyo cyo baragishoboye nanjye hari inondo muhamye arazenguruka pe nuko noneho hari umugize kugira ariko bizakugora kubona umugabo kwa kundi wenda nk'abashyitsi bari buze cyangwa akabona hari ikintu wenda kitameze neza akagikuraho bizakugora kumubona ariko muri ibyo bintu wenda bimeze gutya ati wenda ndi gutekereza hano hantu ngo wenda ibintu twebwe dutekereza rya bavuga ngo urabona ari necessary ahita avuga ngo is it necessary ko wari bujye muri ibi ngibi ibyo ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga ati wenda ngiye koza amadirishya ngiye seriously wowe atari na ngombwa reka ngiye gukora amaki ngiye gukora amasuku ibiki n'ibiki ese uri kwitegura perezida uri wareba atari necessary niyo mpamvu akenshi umubyeyi aba atekereza ibintu byinshi umubyeyi aba yajagaraye ariko nabo babembereza abana nijoro ntabwo ari bose ngewe nzi umuntu wambwiye ngo umwana we iyo yariraga nijoro arwaye mu nda umugore aramubwiraga ngo muri kusakuriza ngo nimusohoke umwana ararize nuko umwana ararize tugiye gufata break tujye konka araceceka araza guceceka abishuba urumva naho abagore bo utuntu baba tubari mu mutwe ni twinshi cyane pe umugabo yariye imyenda y'abana irazize iyo umugabo yarazize batetse gute icyumba kirashashe ibyumba by'abana Yesu ugasanga z'umwana ziraciye hari utuntu baba bagomba kudufasha inzara z'umwana ziraciye ukadashobora no kure iniforume z'abana zimeze Yesu ibyo bintu ntabwo bireba ababyeyi bubahwe pe abamama bubahwe ziriya nshingano bazifashe bakavuga ngo reka tugurane fate inshingano z'umugabo afata izanjye ahita avuga ati mbabarira kwihangana kwabo kuba guto cyane bagira kwihangana guto cyane pe kuko kandi utuntu duto nitwo dutuma batihangana utuntu nk'utwo ntabwo baranibagirwa hari utuntu atakwibuka hari utuntu atakwibuka rwose mu rugo rero mubwire wenda rimwe ati umwana agiye ku ishuri mbabara uyu munsi umuntegurire ushobora gusanga yajyanye nk'isogisi ridasa n'irindi ushobora gusanga yajyanye nk'inkweto utazi aho ziva wavuga ati umwana wamujyanye ku ishuri ameze gutya ku munsi wo kwambara si ibyo uyu mwana wamujyanye ku ishuri ameze gutya biriseriye niwo muntu nyine they don't care ushobora gusanga yamwambitse nk'icyenda kitajyanye n'ikindi rwose mwagiye uyu mwana rero yambaye atya we mwagiye yambaye gutyo kuvuga se mana uzi ko ntabwo ntuzongera kwemera ko umwana ava hano yambaye umutwaye uvuze kukanura byose ndabishyira hanze yego niho nahise mvugana ababyeyi bubahwe pe ni ukuri ababyeyi b'abadamu ni ukuri nyamara umuntu aba avuga ibintu ariko ibintu byabaye mu gitaramo cya mbonyeje bundi urumva njyewe nari nibereye mu cyumba cy'umwana umubyeyi afite akabebe aba yibereye mu cyumba cy'umwana uzi ko papa hari abatipe wanjye barabyutse bariteguye n'ibiki ndabareba noneho yanaza mu cyumba ndamubona ko yambaye ariko yari yambaye bodaboda ndavuga ni nyine buriya niba ajya kumanuka bagiye kuko inkweto zabo zari ziri ku muryango bavuye gusenga ndavuga nyine buriya nibamanuka arambara inkweto bagenda nibereye mu cyumba wizeye ko nkumva telefoni bagiye se bagezeyo bagiye gusohoka mu modoka basanga Giyani yambaye bodaboda nahise mvuga n'abagabo babihorere baba mu isi yabo nagiye gufungura imodoka mwinjira mu modoka utarebye ko umwana yambaye bodaboda ahubwo si ukuntu nigije byamucaje kurambara ko wenda wese birashoboka urumva yarazambaye zo mu nzu ariko mbere zarambwira ati twagiye ubwo basohotse umwe yambara ibye abagabo naravuze mwagiye kumanuka murasohoka mufungura imodoka mwinjiramo n'abandi bantu mwari muri kumwe nta muntu n'umwe warebye ko umwana yambaye bodaboda abagabo n'abana beza ibyo rero bihita bigugira gute biguha inshingano na stress zo kumva igihe cyose basohotse manze muhagarare manze mbakontorore manze mbakorere kontorore umbwira abagore turakomeye mu mutwe wenda basohotse urimo nk'ukoza urajya kureba koko nimba izo nkweto bazambaye basi bajye bihangana mbere yuko bagenda sibyo baze bakore sheri urabona twambaye neza
bajya baza bavuga ati urabona twambaye neza tugenda urabona ibintu byose bijyanye akenshi iyo bagiye n'ubundi bataje kugusezera ngo ubanze utere akajisho usigara uhangayitse sibyo wahita uvuga uti noneho baravuga se ruriya rugo rubamo umuntu Juri ntabwo urahura n'umugore n'umugabo cyangwa kuvuga atari rwose abayo bagiye abiwanjye iyo bagenda mwagiye mwambaye iki uzi ko mbaza nkabaza n'inkweto nkabaza n'ishati nkabaza n'iki buriya nubwo baba bavuga ngo turera abana tubarerana na ba papa babo ukuri rwose cyo koza ubuzima babayeho ni no stress ni no stress rero utavuze ngo ibintu by'urabishyira ku murongo bo baba bitekerereza iterambere ry'urugo yego noneho ubwo bisaba ngo ibindi byose ubimutekerereze kandi waba wumva nta n'ikibazo kirimo nta n'icyo bimubwira n'ikibazo kirimo pe utavuze ngo uyu munsi urambariza inkweto ejo uzambariza ibyo nawuze nkubwira icyo asanze kiba kirimo pe bwifatire ngo abantu baravuga ngo nambaye gutya oya ntabwo iyo mayindi yabibabamo ariko abadamu barakontoreza narashaka nigize guhura n'umugore n'umugabo twari duturanye niba ngo bari bagiye gukurikira iyo cyo muri famiye y'umugore ari kugenda mu muhanda barabaturanye Juri nagiye kubona mbona umugabo umunwa wose wuzuye ibikorogati hano hose oya sheri n'unaje ndavugana nese ntabwo umugore yabibonye iyo mpita mvuga icyo gihe ndavuga ni njye nimara gushaka azajya asohoka n'abagaruka hano hose ntabwo byoroshye ni they don't care nta kintu bitaho bapfa ashobora no kuzoga rwose numva ibajya ukabyana akamambiri rero yesu wibaze ni ukuri kose yesu wanjye ubwo nahise vuga nashatse kuvuga nabuze ukuntu umubwira mbwira ihanagura nahise vuga nti ubwo nyine nakundi ubwo nyine cyangwa waravuze ati nshobora kubivuga akayifata nabi urabwo isoni zaranyishe isoni zaranyishe nyine buri cyo uvuga ndavuga nyine nakundi ubwo nyine kandi noneho ikintu gitangaje iyo binagaragaye mu bantu bijya ku mugore niwe bijyaho n'ubundi sibyo ukagira ngo wa mugabo nta bwenge afite n'umwana w'igitambambuga ukagira ngo ntago azi kwambara ntago azi kureba mu kirahure arabifite ibintu byose bishobora gutuma asohoka akabona none kuki ashobora kuvuga ati iyo mbonye umugabo uri shabe gutya yego mbreminga umugore we nanjye niwe mbreminga ese kubera iki byabagiyemo kubera iki se nyine nuko nyine nta bwenge afite se nyine bo nyine hari abagabo we aba yumva tukajya dushyigikira amafuti nimba umugore yibagiwe ashobora kuba afite umwana cyangwa afite abana benshi mu rugo akajagarara wowe uri umwana nawe ngo abagabo nyine bakunda icyangwe nyine hakaba hari n'abo bagavuga ati ngewe pfa kuba umwenda ufuze undi hafi akavuga ati ngewe kuba numva nuzuye meze neza ni ukuba ikofi imeze neza ibindi rwose ntumubwire ubwo rero iyo mbonye umugabo nkabona tuvuga ati umugore wajagaraye kurenza umugabo icyo gihe umugore abajagaraye kurenza aba byarazamutse byaragiye wibagirwa kwita ku ushinzwe kwitaho ubwo rero abo twitaho ni benshi ni benshi cyane ni benshi cyane so mimi tubwire kuri wowe rero kubyara kwawe sibyo utubwire kuri side yawe byakwangijeho iki byaguhinduyeho iki kuruta uko wari ukiri umukobwa byakwigishije iki isomo ryaguhaye ry'ubuzima uvuga ati iri ngiri nzarinda ntapfa rwose ritaramvamo hanyuma uze kutubwira mu tuntu n'utundi n'utukoryo habuze twari twaje kwigana iby'abana iby'abagabo byaje ariko byose ni inshingano kuko nabo babamo it's okay nabo bari mu bintu bituma abadamu babyaye bajagarara ukuri ugasigara udatekereza umwana ugasigara utekereza umugabo bose kandi nakubwiye ngo bazi ko tuba turi kurera abana gusa kumwe ababyeyi abana banyu ukaba uri konsa abashyitsi bari mu nzu ukavuga se sheri wanjye yigeze atekereza gushyiraho basi mayoneze uzi ko mayoneze iri mu kabati wenda ugasanga wagize imana akazana ikirahure akazana fanta atazanye fanta ngo ayitereka aho ngaho kugira uri kuvuga ibyiza imana yakubwiye ukavuga ati se basi ntibajyanye fanta yibagiye gufata agatambaro ngo hanagureho ugasigara uguteka ngo ubwo yewe nawe yagufasha ariko thank you so much baradufasha pe ariko hari igihe akora ibintu ukabisanga mu bashyitsi ukavuga ati nta bugome babikorera nyine niko bimereye pe ukabisanga mu bashyitsi ukavuga ati garura hano genda uterure kiriya kintu kandi ntakijyanye genda ugiterure kigarure kirasa nabi nyine ni uko bimereye pe nuko
rero tuba turera abana benshi nyuma yo kubyara ikintu nize namenye meaning y'urukundo ukimara kubyara uwo mwanya sinzi ukuntu bigenda hagati yawe n'umwana urukundo ruba ruhari n'ubwa mbere nari ndwumvise ndavuga burya uru ni rwo rukundo uhita nahise menya urukundo icyo ari cyo ikindi nitamenya akamaro ko umubyeyi w'umumama icyo ari cyo bitavuga ni kumbe abamama ba mama batubyaye ni uku nguku byari bimeze ni uku nguku biba bimeze bitavuga nti umubyeyi ahari hose yubaha uko yaba ameze uko ariko kose yaba ari umunyamafuti yaba atari umunyamafuti ariko kuba yarabyaye agashyira umwana ku isi akamurera yubahwe rwose yubahwe pe yubahwe ibyo bintu bibiri narabyize kumenya urukundo icyo ari cyo no kumenya kubaha umubyeyi kumenya agaciro k'umubyeyi ibyo bintu bibiri urukundo kera abantu bajyaga babwira abandi ngo umuntu ashobora kukubwira ngo uragapfa utabyaye ariko icyo gitutsi abagututse nabi sibyo mimi nabi cyane abagututse nabi pe wambwira ngo zizabe ikindi kintu ariko icyo kintu byara Yesu hari umuntu nzi ugikunda kuvuga nubwo bigora nubwo bistress nubwo bivuna biraryoha tubonera ko abagore ari abantu badasanzwe aca mu kintu kiri kumushyira ku rupfu sibyo ese byigeze bikoho nawe kujya kubyara ukumva ko wapfuye ugiye gupfa ariko juri byigeze bikoho nanjye mu bintu byambayeho nabyo ko birimo uyu mwana wa kabiri ngewe ndi muri salle dope amagambo bari kumbwira situation urimo 99% umwana na mama we ntabwo utaragera no kuri salle ngewe navuye mu rugo mbwira Imana njye umuntu ajya kubyara avuga ngo ndapfuye uri kumva ubusanze kwa urupfu ubu rubona ruba ruriho urubona guri uvuga ati nshobora kugenda singaruke noneho ahantu hitubonera ko abamama badasanzwe umwana yatangira guseka ugatuvuga uti mana we ndumva ashaka kandi kana uhita iyo umaze kubona umwana uhita wibagirwa bya bindi byose waciyemo ariko Imana yaturemye mu buryo butangaje pe ngomba bwira abamama bubawe ukuri yaturemye mu buryo butangaje umumama aho uri hose uri special uvayo wahahamutse ujyayo wahahamutse ariko umwana atangira guseka urupfu ruba ruraha uburaha urupfu ruraha ururaha pe uri kuvuga ati nintatwara wenda ndabatwara mwese cyangwa ntatwara mwese umwe nananira ndatwara umwe yego yagira ibyago agaswata njyewe ndibuka umunsi wa mbere ngiye mu bitaro dore umugabo twari ntabyo yari azi arahindukiye yamubwiza ukuri narahindukiye igise kimaze kumfata hari nijoro ndangije turi gusohoka ngenda ndeba aranicaye mu modoka ngenda ndeba igipangu ngenda ndeba inzu ngenda ndeba Yesu wenda avuga Mana rero umuganda avuga Mana uzambe ibi bintu kongera kubibona nzagaruke hano ndi muzima n'umwana uzi ko uba wumva neza wasi uzi ko hari igihe Satani asanga ababyeyi batwite akabaganiza akabwira tuzapfa asijura uravuga ngo uko hari igihe urabona uzi ko amajwi ya Satani agenda akaba menshi usanzwe Satani ntagakunda urugo noneho urugo rurimo umwana iyo agize ibyago akabona umwana mu nda agiyemo yego akora icyo bita kurwana kuva utangira gutwita avuga murapfa kuki amajwi aza ari menshi ni umwuka w'Imana aza ari menshi cyane ayo majwi aba ariho urupfu byo ruba ruhari ngewe nyitwita umwana umufite wa kabiri yitwa Irisa Imana Irisa nyimutwita uko nasengaga ijwi ryarazaga ngo nguhaye ubuzima
uko nsenze nguhaye ubuzima none bigeze ndavuga ni ibisanzwe n'ubundi turabizi ko umugore utwite aba ari hagati y'urupfu no gukira buriya ni ibisanzwe ariko nabibonye ku muntu utawanyuma situation nagiyemo nahise mbibona impamvu yambwiraga ngo impaye ubuzima impaye kubaho n'umwana imuhaye kubaho none ibintu byambayeho ndimo kwitegura kumwe murategura icyumba cy'umwana ndi hafi kubyara nafashe ishuka y'umweru byagize ndayifata ndayihisha nari naraguze amashuka y'umweru noneho uko nayibonaga nahitaga nyibona bayinyorosheho napfuye dore nuko ujye ubibona nuko bibaho njye nabonaga sirike nayigiyemo uburyo bazabashingura uburyo bazajya nkabireba uburyo bazajya babikora bavuga ko satani we uri umugome satani uri umugome biba biriho aho umwana ubona kugira ngo ubisengere biveho biba biriho ririya niyerekwa noneho nabona yashuka nkahita mbona bayinyoroshe cyangwa nkahita mbona bayoroshe agasanduku k'umubebe noneho byagezaho mpita mpamagara marene ndavuga nuzi ibintu biri kumbaho ndi kubona ibintu bidasanzwe ndi kubona ishuka y'umweru nkahita mbona bayinyoroshe ahita mbwira ati senga ukureho ukuzeho urupfu kuko nyine urupfu rwo nyine ruriho senga urukuzeho fata yashuka n'ikuvuye yayo ndabibika kugira ngo utazajya wongera kubibona kugira ngo ntazajya nongera kubibona noneho ntangira gutera isengesho nyine ryo kuvuga ati mana wambwiye ko nzabaho kandi n'umwana akabaho rindi isezerano ryawe noneho ndi muri sale dope barimo barambwira ayo magambo ubwo hari n'ayandi bambwiye ntashatse kuvuga noneho bakimara kuvuga ngo umwana nta mahirwe yo kuba afite bahise bamutwara bajya kumusova nyine noneho nahise ndeba hejuru ngewe buri akenshi ibintu bimbayeho biteye ubwoba akenshi mbugira nyuma yo ndi kubyibuka ubu yo ndi kubyibuka nibwo ubwoba utangira kumva usheshe ariko nizambaraga Imana iba yaravuze izamuka cyokora muganga yavuze gutyo akimara kuvuga ngo 99% nta buzima twe dufite noneho turi aho ngaho mu cyumba twari turimo nahise ndeba hejuru n'ubundi ubu umeze n'ubundi uri muri position yo kureba hejuru nahise mvuga ni Imana icyo nzi cyo ntabwo ujye ubeshya urinde isezerano ryawe muri uyu mwanya ndimo rero isezerano ryawe ririnde icyo cyonyine noneho byagize abantu bari banshagaye bose bakavuga se ko ntabwo bufite ndabwo ko babwiye iki none na muganga akimara kuvuga ngo umwana nanamuka nabayeho nta kibazo ari bugire nahise mvuga nta kibazo ari bugire kubera iki ngiye mfite isezerano nicayeho wowe uri muraza urambwira ngo bimeze gutya ngo bimeze gutya urupfu byo ubu uri kurubona ukarusuza ariko nyine navuze ntiwarupfuwe ntabwo uri buntware ariko reka nkubwire gusenga birakora mimi ahubwo umuntu udasenga abaye wate gusenga birakora pe njye hari igihe nafashe ukwezi ntwite nkajya ajya mu cyumba nkasenga kuko nabonaga ibyo bintu by'ubwoba nkabona iterabwoba ry'umwanzi nkumva amajwi menshi nkumva kanaka ko yagiye mu rusheki abagiye bo rwose yitase ibisatani hiti bagushyira imbere sibyo ikamanura liste rero ngeze agiye kubyara mu gihe Gisele yagiyemo hari undi mwana twigaye nawe yapfuye abyara Iva Brevan nawe ahita agenda noneho umwuka w'urupfu uragenda uratembera koko mu matwi yanjye ati ukaza kanaka wamurushaga gusenga do you think wamurushaga ubwiza se do you think wamurushaga kumumenya se ye kurushaga umva uzi ko amajwi aza akakuganiriza neza dore umugabo wanjye nawe ajya gusa agasanga navuye mu cyumba amaso yatukuye ndi kure ngo se wabaye iki nageze igihe mfata biriya yanjye njya mu cyumba najya mu cyumba cyanjye n'umwana mana nkarira nkasuka amarira nkarira kuvuga bikananira nkarira nkafata biriya nkarira ndavuga mana ndabizi neza yuko ni wowe utuma dutwita ni nawe utuma tubyara ibi rero oya nkashyiramo indirimbo zo kuramya kuvuga ngo mbye byari byarananiye pe abagore benshi batwite ukuntu baba bakijijwe Yesu umugore utwite arakizwa akamaramaza kuri finali ngira ngo habura nk'icyumweru ngo mbyare sha Imana imicyanditswe pe imicyanditswe kirimo amagambo y'ubuzima mimi onye ngo kiri mu buzima
nasomye icyanditswe ndongera gisubiramo ndagisoma ndongera ndagisubiramo n'ejo navuga mana niho uvuze bino bintu sibyo c'est fini ngiye kujya kubyara yamaye icyanditswe numva ndakomeye mu magufwa mu musokoro numva ugiye kubyara bwa mbere hari ukuntu mufite mu bwo ukibaza se mana uyu muntu washize muri njye kuko huwamaye kugira ngo nzamuzane ku isi azaca he azagenda gute umuntu washyize muri njye wambwira ngo afite ibiro bingahe bine ntabwo bishoboka azaca he ntabwo niyumvishaga nta nubwo numva ndavuga mana ndi umunyantege nke noneho amagambo y'abantu akubwira ati sijya uko natubaraga wigirira ubu reba reka nkubwire uzagende wisabira iki cyane rwose nta kibazo ubu urabona wowe uzangana n'umwana ungana gutyo none hari igihe bakubwira ati ushobora kujya gutyaho umwana agatinda mu matako yego urumva iterabwoba ryinshi cyane bakubwira sinzi njye nari nzi ko umuntu ufite imbaraga nagiye kubyara nzi ko umuntu ufite kuko n'umuntu aba afite ibijeya ufite imbaraga hari ukuntu aba ari umusore mu buzima uba ari ukuntu uba ubyibushemo cyangwa ariwe muntu ushobora guseruka kandi nari narabyishizemo none ndeka kadakiriye turi umuntu ubabara cyane uri umuntu ufite umubiri woroshye uri umuntu igara ryawe ntabwo rigaragara ko uzabasha gusunika umwana ngo ubyare kuko umubwiza ukuri shamimi ntabwo habyara umuntu pe ntabwo ari umuntu ubyara nta nubwo ari igihagararo cy'umuntu nta nubwo ari ubusore nta nubwo ari ntabwo hariya nta bwenge nabonyemo ntabwo pe n'Imana izi ikakwisunikira cyangwa avuga ati yego ubwo ukabona imbaraga kubera ko ndabyibuka narapositinze kubera iyo wabyaye neza hari ukuntu nyine uhita wumva nta kibazo na kimwe kandi kuba ufite iyo ugize uvamo nyine uragenda nabyaye saa 2 mbigejeje nko mu masasa nangira kwipositingira noneho abantu bose ngo cyure uyu mugore bamubaze icyo bari baracishizeho sheri uyu mugore bamubaze atangiye gupositinga afata telefone yo kumagira baje bose bazi ko bambaza baza bafunza ese we barambye ngo ese jyo warasaze ntago bakubwiye ko mu telefone atemewe gute se iyo umuntu wamaze nagafata telefone hari igihe umara ucecetse utavuga ntago nje bambaza ariko hoya ntago wasunika umwana wowe ndagereka mbabwire ntago ari nje wasunitse umwana nta nuwo ntasunika pe nubwo umwana nje nabasha kumusunika ntago mbishoboye nta mbaraga mfite kuko hari ahantu nabonye numvaga ikintu kiri gusunika ariko mu by'ukuri hari ahantu n'Imana twebwe abagore tujye twemera ureke kuvuga ngo ngiye mbyara neza ngo ngiye ndasunika ngo ngiye bita bigenda neza ndagenda bakambaga ngo ngiye nta kibazo mafite gahunda ngo iyo bambaze ngo nibwo nababara ubundi uzikubyara neza nukuba wabaye muzima umwana akaba muzima icyo cyonyine ngiye nageze aho ndasengera umwana muzima ntabwo nigeze mvuga ngo kubyara ngo barakubaga ibyo bintu byose numvaga mana nyeneye ubuzima nyeneye n'umwana muzima uko uzabigenza simbizi ariko ndashaka umwana nanjye muzima nta kindi hari ibyo kuvuga ngo wabyaye ngo waciye oya ibyo nuvuga ngo ibi ni byose ko bibabaza nta kitababaza pe uva no kuri ubwo buribwe ubundi ikintu tuba dushaka utitaye kuri situation n'umwana n'umubyeyi muzima so ni ukuvuga ngo rero urukundo rw'umubyeyi n'umwana kenshi wenda tugana ku musozo hari igihe usanga abagabo bakomplaininga iyo umaze kubyara ugira urukundo rwinshi ku mwana sibyo rwinshi cyane rutavuga kuruta noneho rwa rundi rw'umugabo rukagenda ukuntu rimwe na rimwe ugenda umwirengagizamo gake sibyo rwinshi bita rwigira ku mwana ugasanga biterwa n'iki cyo kintu hari igihe ugerageza kubikontorora bikanga kubibalansinga ni iki kintu kibitera kuko nanone hari igihe umugabo yisanga ameze nk'aho atakigira umuntu ugasanga abana birakariyemo gusa bisaba ngo ubibalansinge byose kubera ko ni inshingano bisaba rero nyine ngo ewana ugire gutya kuko nyine iyo utagize gutya ntabwo uba ugandutse kandi ijambo ry'Imana aravuga ngo abagore bagandukire abagabo babo formule se ubwo umuntu yakoresha n'ihe mimi juri reka nkubwize ukuri kubera ko hari igihe uva mu kazi uvuga ngo mwana wongera iwate yariye yankweye instead yo kuba sheri wirute ariko birababaza sheri wirute umeze neza ku rundi ruhande affection zimwe na zimwe ziragenda zikagabanyuka ariko abagabo nabo should understand bagomba kubyumva
niba arakare niba babare instead habayeho pfa kuba nta mutima mubi wabigiranye abona ubifitemo cyangwa ati umugore wanjye yarahindutse akabona ko ari ukubera ko ari gahunda z'umwana cyo kikwereka ko nabo bakunda affection nk'abana akunda affection nk'abana ugasanga afuhiye umwana we byahatari amasaha menshi yamarana n'umwana waje ujya mu kazi ujya umwana yabaye umwana hano umwana yabaye umwana uzi formire ya nkurikije iyi si turimo ubuzima tubayemo mu rugo hanze mu kazi formire yo kugira ngo ubashe kubana neza nabo mu rugo wuzuze n'inshingano zawe nkubwiye ngo ni amashuri yawe yatuma ugira iyo formire naba nkubeshye nkubwiye ngo wenda ngo ni inama za bagenzi bawe naba nkubeshye formire nta yindi ni ugusenga ukajya ubwira uti Imana hano noneho ndananiwe ubwenge nabwo nari mfite bwashizemo bwayoyotse nyuzuza ubwenge mbwira icyo gukora kora iki kuko nk'umwana w'umuntu uvuze ngo wigire cyangwa wigire ku bandi birafayiringa cyangwa ukagera ukumva urananiwe cyangwa bwa bwenge bwawe bugashiramo ariko iyo uvuze uti Imana mu bwenge ese uyu mwana ni ibikindi bukore bitari bubangamire papa we ese ni ibikindi bukorere papa we bitari bubangamire umwana ntambure na papa we nambure bigenze gute ya formire ni guhora igihe cyose witabaza Imana ukusaba Imana ikatubera umujyanama muri byose dukora aho ubundi watoragura amashashi kuyatoragura gusa ntakubwiye ukuntu njya kujya kumenya ko ari depression yamfashe byagenze navuye kubyara bigenda gute mbura apeti mbura ibitotsi urabizi ibintu bya mbere biranga umugore wabyaye ni igitotsi yego cyane ahandi umwana umara kumukarabya umwosa aryama nawe uryama musinzi cyane juri nabuze ibitotsi mbura apeti banza riri ibiryo nkabeba gutya nkanibagirwa no kubirya nasuka igikoma ngo ngiye kunywa nkibagirwa namara gukoza umwana amaze kuryama muri beriso ngo aryame nanjye ngera igihe cyo kuryama naryama ibitotsi nkabibura bigeze aho mbona ntangiye kugira akajagari mu mutwe ahubwo mwumva ko umuntu wese unkikije agomba kunyitaho akankurira ibintu byiza akambwira kuri kiriya gihe Mana we wakoze ibi nkumva utugambo twiza nkumvuje wese nkumva buri munsi baza bandinje banzaniye indabo uwanindikirira nkumva yajya mfata akajya ambwira ati Mana we ati nukuri noneho ariko Mana nkajya kuvuga ise ibiki biri kumbaho ko numva ndi gushaka amagambo meza ntaza ahantu ari marava arenze ahubwo n'ayandi narigize ko bibonye gutyo bitavuga kabaye nafashwe ni depression kabisa pe mbese nangira gutera isengesho byo kuvuga Mana bana nanjye nkura akajagari kari mu mutwe noneho najyaga kuryama nkahita avuga n'ubusubu byagenze gute ubuse mu gikoni bimeze bite ubuse amasuku bimeze bite ubuse kuzajya urugendo najya nko muri douche nakwinjira mu cyumba cyacu hari nka kwa kuntu umuntu aba afite akazi kenshi wenda afite nk'inama yatinze kubyuka akigendera adashashe nakwinjira mu cyumba nabona kidashashe nkabangiye gusasa namara gusasa wa mugongo ukabura uragarutse nahise mvuga nti nintava muri ibi ngibi ndimo ndasara nahise mvuga Mana shoboza kuko ngewe mu mutwe akajagari niko kuzuyemo gutuza muri ngewe mama ntabwo byoroshye ariko ababyeyi bose aho bari bijya bibaho ubundi hari abantu hanze hari akantu bagira k'ababyeyi babyaye bashira hamwe bagakora udusiporo bagaterana story bakavuga bakagabanya izo stress bagasohoka hanze sibyo uzi kumara amezi 5 yose uri mu nzu utazi hanze kwa wasohoka uvuga ati nuko nuvuga ngo nayo ni ikindi kintu kiba cyarabaye muri wowe ugasanga umuntu yaragera acupira mu bundi buryo bw'iterambere mu mutwe ugasanga mbega wasuka usohoka nawe wasohokana umwana mukicara nk'ahantu hatagize jewe busigaye nikunda iyo numvise mu rugo byatangiye kuba akajagari ihita noga n'umwana nkamwoza umva tugasohoka tukagenda tukajya hanze gufata akayaga ndetse bikakubwira uzareba abazungu umwana w'icyumweru aramusohokana cyane pe
akamujyana muri siporo noneho twebwe ugende mu nzu ureba amatara n'ibikoma n'ibiki ngewe numva bwatangiye kugira mpita mufata nkavuga ni shamba barira tukagenda rwose nkavuga nifata nawe ku kayaga unamenyera umuyaga bitaba bya bindi ngo umwana ngo wamujyanye hanze ngo yarwaye gripe menyera umuyaga isa nizajya numva nshaka gusohoka nyibukije wanjye naramutwaye nanjye mu ijoro niyo yagiye kuba afite amezi ngira ngo afite amezi 2 uswe na inabonye akabido ndavuga jiri yavuze usko twageze hariya mu mujyi polisi kavuga ati wa mugore uratwara he uyu mwana ntabwo wemere kumwinjiza hano isegonda rimwe gusa isegonda depression nukuri kambabwire iragufata ukumva urashaka no kureba umuyaga gusa kandi abenshi nubwo baba babizi ko ntago bimenya niyo mpamvu akenshi umubyeyi yamaze kubyara atagize icyo amenya ushiduka birangira yarabaye umuntu wakajagaye mu buzima bwe bwose kubera ya depression ugasanga byarakwangije mu mutwe umuntu yakubaza ngo n'izina ryawe ukanaryibagirwa ayoga ngo hariya umbajije ngo iki bijya bibaho ukabwira umubyeyi ngo harya umwana wawe kwita bamwita negative kuko mwibagiwe tubaza ati umuntu mu mutwe bimeze bite so bibaho rwose ariko reka dushimira abamama bose muri rusange tugana ku musozo mimi ndagira ngo wenda ufashe yabaye imisozo twanze gusoza byabaye byinshi cyane ariko tubwire gira inama utanga muri rusange dusoze kandi tunagushimira thank you so much reka ngushimire cyane buriya iriya show nakoze mbere abantu benshi baranyandikiye mana mbe nakababyeyi twahamutse baranyandikiye barambwira ngo shamana yanjye kurera n'ibigora ngo gutwita uzi ko bigoye warera wagera mu gihe cyo kurera noneho umva nibwo usara neza ukumva ugiye gusara ariko thank you abamama beza muri abamama b'agaciro mimi agiye kuduha message muri rusange ku bamama ibyo byose ashobora kuba hari n'umukobwa uri kutureba yitegura kwibaruka ashaka kuzabijyamo ni byiza nyamuneka nimwumve ko tubabwira ibi ngibi ni byiza biraryoha nyuma ya depression usubirayo ugasubirayo sibyo nta kintu kibaho mu buzima njye nigeze mbona mimi kiryoha nk'umwana abana bararyoshye ku rwego rwo hejuru baragoye baravuna ariko bararyoshye cyane sibyo ubwo tuvuze pati y'abamama ariko tutibagirwe abanani babana n'abamama babyaye abakozi mu bana bano badufasha umunsi ku wundi mana yanjye topic nzayivuga ubutaha turabashimiye abakozi babana natwe umunsi ku wundi baba bagufasha umwana wenda waruhutse ninjoro ibiki n'ibiki mwubahwe ariko hari utuntu tumwe na tumwe mugomba kuza yesu nzabavugaho next time mimi tanga inama dusoze kuko nabo bagutoraguza amashashi wiki urayatoragura se ntuyatoragura bagutoragura mususu pe kuyatoragura se inama natanga ni mbere yuko wenda hari ni inama mu bijyanye n'ibikijuri gira inama utanga okay ashobora kuba hari umukobwa udukurikiye sibyo witegura kurushinga cyangwa witegura kwibaruka sibyo hari nanone umumama uri muri situation imeze gutya aho twavuye naho uri wo ngo sibyo yumva ashagaraye mu mutwe yumva hari ibintu biri mu mutwe byinshi umutwe uragenda ukabyimba ukumva uri no kurya wanakanda gutya hari situation ugeramo akanda gutya ukumva uri kubabara umubiri wose wenda utari bubangamira abantu nko mu ishyamba ukavuza byajyaga bimbaho rimwe nkajya nko kuri aho rero bawumva bya handi yubuza aho hantu ho kuvugiriza izo nduru ushiduka amarira arimo aragwa wanakikoraho ukumva uri gutoneka ukibaza nikubise hasi mu mutwe biri kunigi yes icyambere wenda icyambere reka mbwire wenda abamama badukurikiye yego wenda batagize amahirwe yo kubona urubyaro wenda ashobora kuba ari kure akavuga ati shana aba namwe murabafite muri kuvuga nagira nkubwire ngo nta kijya kinanira Imana mu gihe cyayo yateganyije nta kijya kinanira nimba ufite icyo wavuganye nayo ariko ukaba ubona bikomeje gutinda humura Imana itanga urubyaro yahaye reka ndege kuvuga ngo bana na basara yaduhaye twebwe twicaye hano urubyaro iracyariho
ishobora kuzibura inda ibyara, ishobora kwivura mu bundi buryo bwose butuma udasama, ariko ikaguha umwana. Wowe gira kwizera uvuga uti Mana ya Juri na Mimi, wowe wabahaye abana, nanjye wampa umwana. Ntibinagutera n'umutima mubi. Ntibigutera umutima mubi. Ukomeze usenge, kuko erega hari n'ababafite ariko bicuza icyatumye babagira. So mu byo tubayeho byose Imana iba ifite impamvu ikoze ikintu runaka. Wewe gucika intege, ukomeze wizere Imana. Ikindi wenda abakobwa bari kwitegura kujya barushinze, urumva nyuma yo gushinga urugo, ubu uri guteganya kutwita ukabyara, cyangwa se nama mungu barimo baritegura kujya kubyara, inama ya mbere naguha ya mbere ni ukuba hafi y'Imana, ukaba munsi mbese y'ibirenge by'Uwiteka gusa. Ikindi ukikunda, wikunde. Nubona ugeze hahandi ubona ibintu wowe ubwenge bwawe bwarangiye, utabaza Uwiteka. Ibindi byose uzabishobozwa n'Uwiteka, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Waye message nziza. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. Akandi kantu ngende busorezo mbaho inama, nimukajye mugendera kuri pressure z'abantu. Uzi ko umuntu agutera pressure batakubwiye ngo uriye ibiryo bigeze byakunaniye. Urabona Juri, hari ukuntu umuntu aba afite igifu kirya ariko ntikirya ibiryo byinshi. Urakoze. Sibyo, wanywa nk'itasi y'igikoma ukarya n'uturyo duke, ukumva indi ruzuye. None ukumva nk'umuntu araje yakubwiye ngo bandi ngo banywesha ijaga. Ijaga ngo yuzuye igikoma. Muteremusi yuzuye. Yarananiye igikoma cyarananiye. Ndavuga none se iyo jaga irajya mu yihenda. Sibyo? Ugasanga umuntu yagushizeho pressure yanarakaye yanabirakariyemo. Ariko reka rwose tubasabe ababyeyi beza, inshuti z'umusaraba, abantu muza kudusura ku biriri, abantu muza kugira gute, n'ukuri pe mureke gushira pressure ku babyeyi. Mubareke bagende uko imbaraga zabo zingana. Sibyo? Mubumve mu bitekerezo, mu abantu ba mbere batera step yo kubumva, hanyuma numara kumwumva umutware pole pole, gake gake. The same way nkuko mama bivuze, ushobora gusanga wenda utarageza igihe cyo kubyara, nihazagira umuntu gutera pressure. Amagambo y'abantu hano yatuma wiyahura ukajya kwa makuza. Nukuri ukajya kwa makuza. Saba Imana yo mu ijuru. Mima tubwiye ikintu neza, aravuga ngo gusenga niko konyine gutanga imbaraga ku bantu badafite imbaraga. Ni nako konyine gutanga kwihangana. Ni nako konyine gutanga ibyishimo. Ni nako konyine gutanga kwikunda, ukanezerwa hahandi abantu babona ko byarangiye, wowe ugahita uza uri mushyashya koko. Bakabona isura shyashya, bakabona umuntu useka, bakabona umuntu unezerewe, bakabona ufite ubuhamya, bakavuga seriously nyuma y'igihe kingana gutya, nyuma y'ibi bintu byose ugarutse useka. Yes, aho ngaho utsinze Satani cy'umutwe, naba abantu baguciye intege ukaba batsinze icy'umutwe. So senga Imana yo mu ijuru ikwambika imbaraga, kuko muri iyi si turimo udafite Imana urasara. Urasara. Ibidusaza ni byinshi, ibitwirukansa ni byinshi, ibiturimo ni byinshi. Nabaguru ujyura nabo ukavuga uturiya muntu hari akantu. Isibyo? Hari akantu kari kuburamo. Yes, ugahita ubibona ntago aba ari we, nunakamuseka ntago aba ari we, ahubwo ni situation yagezemo ananirwa kuyikontorora, ananirwa kugera dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Muri uru rugendo turimo, muri iyi si turimo, muri ubu buzima turimo, twatijwe n'Imana. Reka tubemo twizereye mu Mana, twisabete Imana ujye dushoboza kugeza ku munota wa nyuma. Ku munota wa nyuma ntituzikureho kuba inyangamugayo imbere yawe. So Imana ibaho umugisha cyane. Mimi, thank you so much, ndagushimiye. Thank you too. Ukuremo akawe, ukuremo inama zawe, ariko password ni ugushaka Imana. Ntakindi pe, kuko muri isi nta kindi kintu twashaka cyatunezeza cyangwa cyatuma ibintu byose bivaho keretse Imana yo mu ijuru. Ni iseruka ibindi byose byananiranye, abantu bavuze ngo byanze yo gaseruka. So Imana ibaho umugisha. Please share, comment and subscribe. Thank you. Bye bye.